mutagiye gushingura mwebwe. Koko ariko buriya uzaba arashiginwa ariko barashiginwa kwagiye yarashaje nasi uko bashaje bivuze ko nsamutaje guhamba koko ntimwaje no gucukura ariko yaracari kare nibwo abambere bari kugerayo kandi twitwaraye no kukiriyo haracari kare mbonye umurambo bagumanuye mu sanduku mbambese tutegereje ntuzi rwa ruhinja rwa gukaraba gukaraba simura karaba mutari mwashingura mwaje murafashanyatsa mwaje murahamba bene wanyu turaje twagusuzugura se umuntu ngana kuriya ko afite imiryango afite n'abana mu bugereki no na hehe hose mu bugereki tubuze ku kiriyo harabura abamurohayora shagera kwa nuko wavuga ariko mwarasangiraga mwaranaga amajoro ariko kugenda aho yagiye yemwe caca koze neze numiwe pe nta mutima mugiraga siya we ariko shahurambara gukaberwa mba ndamace urabibonaga nawe ko ari bote bote ifite umukunjo nabyo ni byiza ako kantu ka bote ko ndi kumva wagira ngo gasa nabi uzi ko we nta hantu waje ngo bagukumire iyo nseko yesha nkigishwa mwiga namenye gari kwererana nk'amasarabwayi neza ugaseka neza utese yarapfubye mu reba kuno kuntu iyogosheshaga iyi nyogosho iyo nyogosho buri niweho yaremewe noneho uzi ahubwo gererwa uyu mwogoshi muvuze kuca kwambara ziko buriya ndi gupanga kuja ndaje kwambarira iriya hari umuhungu wansomeye hariya ku Kakiyaga wansomeye mu gitabo ansomeramo ahitwa mu Butaliyani akaba ariho njaje ndambara ibintu byanje byose bikagenda bimanuka wavuga uhagaze kari byo biraba byiza yego kugira ngo wenda ashobora kwicara ugasanga wishe gahunda y'abandi noneho ubwo umuntu we ariko rushaho kuva na kera siko yabyaraga abana bafite ubwenge oya sikariya wajyana ivara si rusi bagizera rurakarangi uronkeye mwakwihangana mukegera ku ruhande ko ndi kubumva mutangiye kumera nkaho muri kumbangamira wajyasha barukarangishije abwo ikibazo nuko natwe nta bindi bikosi dufite byiki Yesu ni ngombwa ariko kubwo si wakubitaho umunwa si musa imisingahe none si ahubwo gererwa yego bari kuvuga ngo ura mugabo gira nutwo hasi mu buryo ngo bwari uburozi ura mugabo si uriya ngo bwari uburozi umva mbese ntabwo bwari uburozi sinzira ura mugabo ikintu camujanye yegura mwa konase kabaye banda ura mugabo rero abantu bari kuvuga ngo zaba ari imvune imiruho zimubiri gitanye mu by'urukumwe wakabiwe mbese ko bayute warwane wararezwe wararezwe subingegera igihe yagotomereye zibasi cocece uravuze ngo ninde ngege wowe wanyane mbwa uravuze ngo ndi ngege uringegera nyine gererwa rero umaze twumvikane gererwa n'umwana ndakubahaga sinkubahaga subize ko nkubahaga ariko baje guhetowe Wani nkavuna umuheto. Ravye nayo wabona ibyo byisho mbiroboyemo. Genda garobore. Siba. Genda. Rindagira. Meshoshwe. Mushushwa simishushwa ziruta izi wanyu ni zahe. Ubu mwari mweze mwari musonza akakadoro. Siba wankendewe. Ariko nsa. Simwaje yo mwari mugiye. Warubona rero kuntu rwambaye nkakadahwema. Uranahenga. Ubaga wabuze imyenda mizima wamba. Izi myenda zizinambaye zizimwa. Wajya ngo kiracuramye. Waje ngo ni ngondo basize mu kimongo gumiramo. Inukane namwe. Siba. Inukane namwe. Wajyana igasuku. Ni imishingirizo cikoreye. Ntaso ubuzima bwose ndasoma ari kuhore. Tafite ntuza. Ariko buriya mwana we kuzina by'imareka nkubwire. Ngaho ibesha ukore kozaho n'imitwe zinoki. Kubona iki gipira. Ibyinyo byose bitamirandagaza. Kandi gipira. Ziba. We utatubwira nabi. Tava hana tunakumanya. Ngaho manyu. Ureka nabasisi nkukoco. Gererwa. Ngaho dore ngaho ndanga manyu. Wagiye cyari nga. Ziba. Darambes. Ziba karinda. Ago uziko ubushushwe baba buri mu maraso no mu mushokoro. Rero nk'iyo ntumbi kanu ya maso umuntu w'umugabo utanategereza gaje no gukora gihe urukurinda waducuri ukamusamusa yemwe
simwakwipfira neza ra ahubwo ari kugenda bigira akamaro kuri ndagiye urugukurura inda hasi n'inzo nuko wowe ziba uruzura umusaza wapfuye yaguma akaba ari wewe ugenda cyaka genda nk'iyo ngegera ya marinete ya mwana rusiya nywa unagi byawe nta kibazo narahiye gusangira n'imihirimbiri gasangiye n'umusereba ziba ako kajazirikana kwiyisi ntabwo isakaye singaho isakaye Singanya- gatebe gatoki Singanya na- singanya namwe ubushobozi singanya namwe agaciro mu buzima no mu maraso na amaboko gatareshaga ntago garamukanyaga wende ukuramukanya nawe wareka nkamukubita waje kumva kuva ngo ndasangiye nawe iyo nkuru yakwandikwa he ibyo furo umuntu aguze akadoro mweza mukana amaso muraje bwa rusiri mwiza uzaje idubayi ni wowe uzanjana nayo aho zatogora ukumbwira ni wowe uzampitegeye kujayo bikomeza ituvuze indumwa ziba wangegeraho kinyuze he sa ko byanze kugenda sha ahagurukije cya kiyo kareka dabu kuva habimana ikibazo nsaruhe Lucia we Lucia we mureke sha mureke kwegera igisambo ibyo bishatse gusobanura igihari ico anaturebye mu bwonko akurebye mu bwonko nyine nyine aragushushanya ubwo nawe wari ukuzana inzara undi ugakora wahagufashe nk'igicucu ubwo niwe wagize nk'ingege nta muntu usabirizaga kuri aragufata nk'umuntu muzima nkabona gutesheje wajya agaciro urihagaraho kuko ukiyumanganya kubona kubanganya ukaja no hasi nawe ukicara ugapfukama nkaho wagira ngo koko ni indi mari ikomeye uko musaba ko nawe urebye ifuro rwawe rufite none ndi kurikura nkumva rurukumbirira mu bwonko sha yewe rotabira muvuna muheto sura unani igiceri cyicu mufite ubu numvishe ngo yanapfuye sha mama burenyine kaja no gushingura se ariko nanjiranye na yimbwa ipfu ako se ubundi uruzi ngo zamara n'iminsi ngahe rusi uragapfa nawe aragapfa nahise arapfa ari kuri ndagira ntaho uzi yamaze no kugera kwa idose yuko yateye inda byarangiye idose niba ikureho bacice kiveho kuna muheto kandi ategereje kugira ngo uwo mukobwa bizarangire umusomo gomwe nawe karingonara ariko nyicishije icyaku ubonye ukuntu kiyituritse sha guterura ngo ngana ariko pa je nawe dukomeze guhanga ariko zizi wisara cyane umva igitekerezo dukomeze kwitwa n'icaka ngo tubitse imari ngo tubitse amafaranga ngo twarakoteje ariko bundi turi gukoteza ibiki uretse tutayicishije turetse itonde ariko itonde nukumvirika ngo he genda gakeya se mamaho shanga zugusabutane bagiye kubigabana mu kabo gira se cubanura hasi rero nkubwire umbwire iki uje kubona ifaranga uhita unsimbutsa ngo tuje kwa bucengende nje amafaranga nje ntawe nshaka kuja kuganywamo inzagwa z'ibitobano ntazi uko zenda oya ibyo bihore njuro uyu muvuna muheto nshaka kwicara ahantu hari amahoro hari akabari kazima niba ari ugunge natse nkagwaka nkarunywa nta muntu nteje urarunywera hese atari kwa bucengende kwa bucengende ndacuruza nk'inzagwa gusa biriya bintu byo kwamaca ibiri nkubwirije ukuri nurebana n'ibitakurwaza ntabwo ari muno rero muri ka kandi kameze nka bucengende ntabwo ari umusigaba muri gushaka ubwo wari uri hano ndi hano nyine igihe umuntu yatogoteye warura nisararo nigeze njye umwanziza baduteye umwaka uri hano nise bateye umwaka
muri gushaka iki koko gari ese ubu mwari mushaka kugabana nahari ese ubu niko twe twumvikanye ngo tuje turagabana turi batatu ubu mwari mujye kuyashaka he none wagashize no wagakuyamo nagimu gari nunarure none agashize ese ubu mwari mujye kugabana mubonye aruko nahari ariko koko wajura reka kubeye mwana amafaranga ari none se kiri he vuga ahantu hanyaho wasize amafaranga ni he kuburira tububenwe ntitugabone nari mbyibagiwe n'ubwa mbere nagashize munsi y'ibishariro nsi y'ibiki munsi y'ibishariro ntabwo nciyemo kabiri wagenda wagenda ariko koko uri gukina naswo urukukirana nsano wantumbagane ubuswa n'uwo kwirigura zungereza hamwe niko wagicucu nta nubwo watinyuka ngo wubahe mukuru wawe muzi ukore nagavanya wabwo nari mbyitira niko ko wagasize nyine nagavanya mu munuza mu muvure ngashira mu bishariro ngavanya mu shamita ngashira muri firigo kaswa hasi tugabane byo turagabana bikokora rero kubw'icaka n'umujinya bibaye ngombwa ko tutategereza nakomeza bibaye ngombwa ko dutegereza ko tutategereza ko umwaka gurangira habayeho igabana ryihutirwa ritunguranye rigendeye ku caka zanago amafaranga tugagabane kandi tugagabane birinarangire uzakenera gukira azaje ari ikoterezo we azikize aho kurugira ngo turundarundanye nje mu mpereza ganje ushobora no kumva umwe apfuye bandi bagikoteza kawe rero yabahombye nabyo kutubwa firigo nawe urabizi ko iyi nzu nta firigo ibagamo nawe gira vuba muma reba ibintu byose murakora mumanze munkureho ibihumbi byanje 100 akoteje ibihumbi 100 none ntugabyaye yewe wagiye biguru ntege nje maze kubwanje nishireme ibihumbi bigera muri 200 nabese 200 akagafuka kawe karimo 200 koko wasize mangahe siko buri munsi ashaka musenyeze senyisa bwubwira nko muri miliyoni nka miliyoni yanjirimo ubwo naba mpubutse mfitemo imwe n'igice miliyoni umwe nandusha amafaranga nise nashagamo sisa kuba rero ajya tumaze ameza ngaye ameza 8 mumanze mu mpereza ko ganje nikaboneka gabari go mu si wowe ubusabusa ama miliyoni ganyu agawe humura tugiye gushikira tukagusigira nese nsabi nanga tubuhumbi 200 n'ubusabusa mumuretse reka urakura mu miliyoni yawe n'igice oya reka dampate imwe na 200 naba mbakinduye reka nsaba manza afate 200 genda hera kuba nini wabara make yagarabarika kabari guhita hera kuri kaganga ukira mfasha uretse si wacubura manzi kuremo miliyoni 1 na 200 sikera kutangiye gushirira mu bipfunyiko baboneka mwa koko barako amafaranga si 700 nge mukambwira ganje yo ganje 750 ikintu nshaka no kubona amafaranga ganje ibyo byanyumye ntabwo mbyitayeho angahe ushaka ngo ushaka angahe haca nshaka n'ibihumbi 40 sibyo tworoherane ngirwa neza urubwa cyangwa ngo birebire mu mpereza 2000 byanje
ariko nje kubera ko ejo bundi nikora amatafari kwa Karori bampaye senyise kandi nizi ngizi nese nshiramo. Usya isi nikurambiye se ntabwo gishaka kubaho agomara tugasosore ya nta kibazo nese ko muri abana banje katwa turi mu rugo twembi nta wakwicundi ngo 40 ni Karorere shana izo senyisa bagushiriraho izo senyisa birengagije nsabi nta kibazo singorane mu ndebere mu 400 ngahe 400 kuko si washize mangahe none si ubwo nje kubagora ariko nzawakoteje ngahe ngiye nakoteje ngahe si none niba gabuze ngirene gabuze gagiye he nka amafaranga twajyana turakoteza ko bagubizi gagiye garajaye Sinje ndabizi nje nejo bundi nyibone ayo nari ndikubara yanyayo nashizemo je ni 60. Sa 2000 ejo bundi wakuyemo byagiye si wavuze ngo ugiye kugabyaza inyungu gagaruremo ntago washizemo nafashe amafaranga avanamo mwakuyemo n'amafaranga no mutambwe je nashizemo 3 nzabakuramo binavuga ngo agiye kurangura iki ngo nimba ari ibiraha acuruza none none ko mutabimbwiye kandi ko pirari y'abantu bato ndurenze ko harimo nka miliyoni kuzina ry'Imana ndebera ubu busabusa burimo neza Leo kunwa nshakira mizo turuwasa durununi ni 750 na 2 ha tubireke sibyo iki nubundi ngo kabaga gato kagashaka wo gaharikwa aga mafara mugamparire noneho usyo niba ari 750 mu rukumva ko ari 250 kuri buri muntu kandi mu bushakashatsi maje kwikorera njewe bwanje ntaho nakwemeza ko ago mafaranga gangana mu bugiciro byo gutanga hari abatanze menshi abandi batanga makeya ariko ntacu ndatoreye ago mafaranga mugamparire pasozi ko nari nkubwiye ngahe kushuri bantumye boroshire mureke nzagagure ego vanizo burushiri muri kopera y'abantu kwishuri nta mukotezaga merezano impuzu murakoze cyane kandi mu biki ngo niba barakoze bakoze iki twumvikanye ko shira hano twumvikanye ngo kwiki satura shira hano ganye kwiki giravo ngwangwate sa ariko manja nono niyo manganyije kanshi ndifata nakubyagiza nagusatura okay ngavuga ukuntu ga 750 rero garagenda fata agafuka je kuzana ibijumba byo kumaza iki oya genda unzane urwunge yarewe none biragenda gute papa rero kanze nkwereka ikintu gishoboka reka ibi bintu dushaka umushinga tubikoramo uguhe mushinga bundi iyo umuntu agiye gutekereza aramanza agatuza mwese mwatuje nyine vuga nubwo honda amabuye bikoko uga amafaranga tugakoresha ye mvuga umushinga nsa ngo kigicucu ngo umushinga go mu nkono tekereza ikintu cabyara impuzu gucuruza inkaranga coda nkasi cyangwa ibisheke ibijegeze bigikorera katuje mu nkaranga kuja mu nkaranga nyine zizakaranga nde zicuruze nde amafaranga gafate nde ngushaka umukozi tugashiraho kesiyeri umwese kamara ushiraho kesiyeri tugashiraho n'umukontorose umugenzuzi
twe tukaja turakira inyungu gusa n'umubitsi twebwe tukabona raporo tugafunguza na konte muri banki bakaja baragashiraho ko bisaba iki inyandiko ikintu Muri- turakora twaja kwa kwa noteri noteri adufashe Mm, 750 5. ubundi ibyo ngibyo mujya gushoramo amafaranga muzi ngo bizungu cyakunguka siniki n'ubugari reba nkuko nguko abana bose iyo babonye amafaranga bahitaga bagura amabiyi nk'umuguzi amabiyi tukaje turacuruza amabiyi hano ngaho biya nyoko ariko avuze ibintu by'amabiye numva nk'ibintu bijanye no gukina nibyo buretse gato kuri kubona inaha nta muntu ukora agasiporo nta kuntu twashaka ahantu twaje turicara tugashiraho akameza noneho abantu bakajaja baraza gushetera amakipe gariye bino imipira kuno imipira zibaga tukaje turababwira tuti mushireho muvugwe uko biragenda bya betting bakavuga uko biragenda twe tukabyemerekanwa ko ariko biragenda bitagenda uko bo biragenda twe bikagenda uko ibyacu biragenda akaba aribwo bigenda neza ku buryo uko byagenda biragenda ariko byaba bigenze nibyo bitaga sibeti kandi imikino z'amahirwe mikino roto roto dushinga urusimbi ako sha ziko ibyo bintu ari byo nshaka izina ry'Imana kandi abenshi ni uguhushwa haru ujyagasi uhushijwe ubwo gakaba ari agacu utsinze cyo koze tukemera tukagamo ariko nawe nyine ubwo ni ugushiraho igiciro kiri mu ugereranyije yaga ngaga y'urushoro rwacu hagiye rutsindiraga ku by'agacu gute rero no yadoha mama uya nugukubisha ibyo nimubikora mwene bugingo nimuzemere kaza kuko baravuga ngo yagiye buri gihe cyose arajya iteka ryose yagiye kubikira arajya cunga abo banyamahirwe mu gihe cyose arabijya dushakira abanyamwako nka cenese ruhungo rusatse urayajya bo ashobora no kutajya cyangwa se akajya ariko twebwe gahunda ihari twe ni ukubijamo mbese mu mizo za mbere tuza turi kubona ngo bari kujya bari kuturusha ubushobozi dusabwa kongera urushoro cyangwa turukunguka kamba mbaya ni mbaya rero ubwo no turabikorera he ahubwo rero nsabe ugiye kuzanguruka mu ngo z'abantu zose ugenda ubanyuramo babwira ko bakwiye kwitabira iki siporo bakaza bakoteza noneho nandi ngiye gushakisha iki baro ubundi urebe ko tutarabona iki amafaranga biranshimishije n'ukuri kuba wongeye kuntekerezaho erega burya nanjye nk'udodera iriya kanzu nari nzi ko uzandangira n'abandi bageni benshi ndumva ari byiza rero utanazahurira nawe ahantu nkakugurira n'agasoda ko buriya iyo umuntu agutekerejeho akaguha ikiraka nk'icyo ni ukuri aba agukunda uri imfura pe ubwo rero gahunda ni iyo ngiyo uwo mugeni ugomba kumuzana nkamusirimura n'uwo murumuna we wo mu kwa 7 nawe nzamukorera neza kandi bizagenda neza kandi urakoze umva ndagushimiye rega ari amafaranga nubwo atariyo umuntu aba yitezeho nyine ibintu byinshi ariko urumva yuko uko biri kose ni byiza cyane ni ukuri pe umva nishimye ubyumve kandi nanjye nyine urabizi ko ibyo bintu nawe ukora nanjye ubutanzagusapotinga ni ukuri wa mugeni se wo kwa 8 urana we niba tuzamwambika imikenyero cyangwa niba ari civile ubwo tuzamukorera ikanzu nka yindi wakoresheje nayo nabonaga ari nziza wenda we kubera ko akuzemo cyane amasaro tuzayagabanya twongereho utuntu tw'utudanteri ukuntu tudanteri yego ni ukuri pe tumugeni wamushizeho utu anteni ni umuntu uje kunyicara iruhande ariko ni umuturanyi
ariko nyine ntugire ikibazo ndimo kukumva neza. Utudanteri nyine ni twa tuntu tuba dushashagirana tumeze nk'utwo bita riba, ariko urumva nyine ntago umuntu w'imyaka 45 ugiye gukingirwa ubu ngubu urumva umuntu yamukorera amasaro we. Oya tuzamukirira mu kigero cyiwe kandi unamubwira amafaranga 120 ni makeya, nibura yongeragire n'150 basi. Wihanganire n'umuntu nawe ni umunyabrage ntugire ikibazo. Ubuse wambwira ngo wakiranye na data weho? kumeza sha uri no kunyitiranya wowe. Ubusi nesi we abantu yambwiye bakiranye bose bakinaga mu Burayi. Abantu bose yambwiye bakiranye ngo bakinaga mu Burayi nta numwe bagina. Twajamo sha twajamo. Oya ngambwiye twajamo se weho waza ngo basimbura be ba gatatu. Ariko none nta mwaje mu kibuga kimwe kuko we yararenze uzi gushiraga nk'ibibuye byinshi cyane mu muryango ugasigama akanya kanyuragamo baro gusa akawunyuza mukanyura mukaja mu nzu udakoze ko nende gahunda mfite ugiye kubona na ba Vrubinyo bose bavutsina simumbaga ndabo ba Messi mukavuga nibo bantu bibitangaza. Uraje murebe ikipe ngiye guforuma inani mu nyatsi gusa nta muzimo zaha nesi ko muri generation yose yabina hari nje ubaga mbizi kandi ngeraga handi nkabumusa washo mubizi gute wewe warashaje nesi icyo ushaka gukora niki muri make gucenga ariko narakinye mwana we nakindi bukigiye cacu nambashikami kirangira ikipe ya mbere yavutse muri Afrika ninje ntabwo nigeze nkina marko ndi umutoza oya ninungirije sutoza ninungirije wungirije umutoza wabazamu akaba nje rero uhugura umutoza ninungirije umutoza byose birangira babinshinze umva sinone ngaho ni nkaho utari nta nantu wari uhuriye n'iby'imipira umva mwana wazana nka gushirira ku mutwe gwawe nihereye ibaro rero niguhuye igira ute sinje nundi wundabizi mwana we hari ahantu mbunaga muri kuja kwitaratsira hijya mu cegereye ntabwo abura ugundi mupira kandi rirashaje ko bari bagiye kundokirita mu cipe y'akarere bakanziza amano ngo garahengamye ngo ibindi byose nari mbyujuje kwari uko batarebye ugo munwa. Utudanteri nyine ni twa tuntu tuba tumeze nka riba ariko dufite utuntu dushashagirana, ariko urumva yuko uko biri kose 140 ntago ari amafaranga menshi pe, nibura mubwire yongereho 20 bibe 160. Erega bura namukorera neza kandi namurangira na wa mama mugira inkweto zijyanye n'isakoshi, kandi nabonye nubwo wakuza ariko umugabo we nabonye kiri muto ibyari byose bashaka ibintu by'abasirimu. Niba atarenza amafaranga 140 basi namukorera nka yakanzu nakoreye mu kandekeza agareke kuko ubwo wavuga ngo naba ndi gucuruzi ikanzu imeze kuri urumva ari mbi ku muntu w'imyaka 45 ugiye gushyingirwa bwa mbere. Ntabyo kwinginga birimo niba ari kumva bari kumwenda nabyihorera. Wowe ni inshuti yawe genda umwigishe nzaguramo agafanta ntugire ikibazo. Oya niba unywa na byeri nzayigusengerera rega kutazinywa nibimbuza kuyigusengerera. Reka wenda ibintu byose byari yavuze nibyo byari byo ariko niba yifujije na danteri ko gagomba urwunge uri kuruvuga urwunge ni rwiza narwo bura aho kugira ngo unywe byere ebyiri bura byere ebyiri ziri yunywa zirimo 300 sharimo inzunge nyinshi ziko zigera mu 8. Urumva ko kwikanzu yanjye waba unyweyeho inzunge zigera mu 8 hagati y'8 n'10 kwikanza imwe urumva suko uzanya abakiriya b'amakanza abiri. Business muri kubarira mu nzunge niyo iyo yakwinjiza kabisa haba harimo inzunge 25 nukuri pe. Ubona ndagemera icyo twakibonye ndagemera nukuri icyo twakibonye we nugira ikibazo mubwira gaza umva ahubwo hejuru y'izo nzunge nzaguha hano udufaranga tw'amayinite da bifashisha nibura ujye ubona yuko umuntu urangira ibiraka nawe nyine atari igisambo cyane rwose. nandi kugushaka ndumva bizagenda neza uko biri kose. nandi kugushaka wakuyanganya gatoya se ngasoza bizagenda neza kuko uko byamera kose urumva ko nitumara kubona abakiriya bagera nko muri 6 dufata 2.5 iry'itanu iyo mibare ni ya nyayo.
none ubwo ni ukuvuga ngo nazengurutse ahantu hose ndi kubabwira igitekerezo ubwo nawe nkunyuzeho ndavuga inti none si hari umuntu urimo kunshaka hari ibyo ari kumbwira sinakubwira wowe izo gahunda z'amakanzu y'umugoroba uze kuma mapu neza iciza icyo ari cyo ubwo nibwo mvuze nyereka rero nkubwira ubwo wambwira iciza ukumva niba iciza ari cyo ciza akaba ari cyo umuntu yakora uyu wo kuri telefone se cyangwa njyewe weho ubwo rero baravuze ubundi ngo umuryango wa Messi na Ronaldo izo miryango zikomoka ku gisekuru cy'iwacu hina nawe si uwo kwa Kajemere kimwe none nje barambwiye ngo akamoso kanje kabaye nk'aka Messi kaza mu maraso ga Messi akajyo kaba ka Ronaldo hagira umutwe nk'ugwazira ntukirarire jewe buva rero ngayintize mba kuyimpa byanze nta nayigutiza tubaga dufite imyitozo za buri munsi imyitozo ariko imyitozo igihe mwitoreje namwe neza ubundi wowe utawushobora wawumaze iki ngo weho wawushota kabira akaguru kagahita gahengama gute kumenza unyitiranyagamwa izi ngizi ntabwo ari nk'iza kera z'amashashi mwakinaga wagize ngo kuri baronye si wancika cyangwa garinca nabaho n'umuzamu ubwo ubanje ibitugu nkaja ndirampa nkagenda nkaja kuguza dore ako nuwo witambitse mba nagufashe bakundaga kuntera muri kuruneri acira ibikoni byawe uzi kugira ngo ni bya bindi by'amashashi mukinaga ubu se ugumennye wabwira ngo uyu mupira uza ahantu uvaga ntabwo sigiye kuvuga umupira uzigize arizo bakinaga no mu matade y'Iburayi twakinaga rero ugwicuma ubundi twahereye muri karere kanyine ugatoragura amakoro meza amabuye mazima kayapfunyika mo hagati kugira ngo umukino gw'abagabo apana ugw'abana nanje ndabizi kubita ishati siwa babuze ngo Serumenge yavunikiye ukuguru ego kwitse yakubise umupira ikiguru kigeta kimera nka gutya gasandura kamera nk'isamaki nje none nagize wenda kwamaze kumera ukubakandagira ubwo nugushota guzacira henga amakira je nje aruyoboye ukora ku gatsinsino wumve Rutare barambwiye nawe ngo nta byawe wabaguriye inyuma mwiza mu bagatera bikanyura mu maguru nje muntu wa mbere wabanze karere yo mu mishumari banga gukina mitane gukana igikombe bose barahabuka ibihugu karere mu misumari Dare ukayikina ute gira si nyine nshaka ibara ndaho guha rero ndore nubwo nakomeje kukuganiza iby'iki n'ibiki ndayishaka kandi nje no kugushaka nkurikije agaciro umupira gufite ugiye mu mafaranga ugiye no mu mumaro gw'ibyo nyine tubukoze ntago nawe ubwuko kuko nawe abana amafaranga wija mu mimaro ubwo sabazi ubu nkubwiye ngo urambe ibihumbi 10 ku saha wabima yihorere ubwo si ibihumbi 10 njye mu mujyi ntimbana mizo baro nk'ijana wajayo nanaguherekeza fata amafaranga 300 mbwira nanje nyaguhubunzanira ibyerekeranye n'iki urukumva urukubona ko abantu bose binaha abadahingaga barahingishaga yewe n'abafite imirima batazifite mbese nukuvuga ngo ubuzima bw'inaha ku kintu kijanye n'ubuhinzi nico gitunze abantu benshi yewe rero tata yagize igitekerezo aravuga ngo nta kuntu twakwihuza turi nk'abantu bakeya bashoboka noneho tukiyegeranya tugamije kugira ngo byibuze dukore nk'itsinda ritoya ry'abantu batoya b'inyangamugayo ryajaje riratanga amafaranga ku bantu batandukanye ariko rigamije kugira ngo ribone inyungu z'umuntu ni ukuvuga ngo nkawe tukaza tukaguhingira nta n'igiceri c'icumi tukwatse ibyo twamara kubikora tukongera nanone tukaja ku wundi ariko kwa kujya saa sita hakazamo akantu ko watanga ko kugira nuko naho byari bifungiye ariko uramutse urukumva ushishikajwe no kumenya agandi makuru menshi cyane wakwemera mu kanya dufite akantu k'akanama ko kubivuganaho mu rugo no gutanga ago mafaranga go kwiyemeza ubwo urukumva urimo neza wambwira ubwo uri kuvuga bizinesi nshya ndagufite se umenya ko nyine ntawe ufite uha agaciro mbwira se makeya duhaye kugura suka ujana burundu nshaka ubundi kugura burundu acomereza inoti ya 40 gugura 50 ibihumbi 40 ukuntu hano wajyango gwariwe n'imbere nje sinkukuriye w'icumi reba hose harasadaguritse ibyo niryo 10 nyine nkukuriye 10 ngafata
ikisubwa kujana si n'ubundi ugasanga ukoresheje akazi kanje amasaha 2 gukaba gurarangaye wari ugiye kunyiciriza fata senyusa Nyirabutaru umeze utese shaho bari baravuze ngo wagiye kushurira indese weho nja kuyigase ahubwo zinaba nari ndi gutekereza ibintu by'ingirakamaro uruko bitakerereza sugo umudugudu hariko agasa ibintu sugiye kumbwira ukabanza wahina amapantaro mwana we ni ibintu bisaba ingufu twagiye aya imbere y'izamu birakomeye cyane tsabi atwaye umupira imbere y'izamu tsabi ariko sugo atanze pasi kwa Nyirabutarure aragafunze ashyira ku gituza umupira gurahoze arongerera kugarura inyuma Nyirabutarure reka turebe Nyirabutarure tarur ahereza pasi ikomeye cyane data bijiyo bijegere kwari bijiyo bijegere kwari arabacenga hacenga uwa mbere hacenga uwa kabiri hacenga uwa gatatu imbere y'izamu birakomeye cyane pa kuba gukubise poto guragaruka ubu nubwo kongera bakagutereka imbere yajyazamurindi rikubisweho poto haya reka turebe barongeye bateye imbere baragushikiye gonsa nsabi ahereza Nyirabutarure nawe aramusubiza umupira guragarutse gurongeye guraje nsaba arasimutse umutwe senyisa ku mupira fata inote y'igihumbi reka tuvugane kuwukodesha kuwuguraho nta wawushobora kugukodesha ngahe kuwukodesha urajuma inoti ya 3 wenda ku munsi nanjye naye kwirwa ndi kukugora kuko burya nuzanava mu mukinnyi bangajaga abantu bashaje nkawe abo mafaranga kuko ibintu byo kuguraho nta wajamo rwose ubwo mupira gurahenze cyane gurakomeye ntabwo gapfa gusandara uko niyo washiramo umusumari gushushe guri kwaka gushushe ntabwo wawupfumura uwo nguwo ubwo urabyumva nanjye nsanze wapfumutse nta wambwira ngo byagenze gute wawe wikoze ku bushake yamwe akugiye kugahande tayari uri kurota si ntari ukurota nzoye tari umupira guruko ubwo wagira ngo uri wa muntu uba uri kuvuga ku kibuga kuri radio cyane Nyirabutarure reka nkubwize ukuri niba hari ikintu cyambere nje nabonye kiryohaga kuri isi ya Rurema ni umupira w'amaguru nje ahubwo njaga ndagira ikibazo iyo muri telefone batabigajije njaga ndabona abakinyi bari tunzunyu sindebe neza amaso gagasha ntavuga nti ariko yabaye nk'ubu ndi ku kibuga neza nawe ukagureba we maze nkagureba we mbona nkubone we nk'abamenya abo bakinyisha buri umupira gurashuhaga cyane abantu bose bakazamuka bakaja mu bicu ahubwo umupira ngo guyungururaga ngo n'ubwonko guyungururaga ubwonko noneho abagukinagabo buriya gukina umupira ngo ni n'ubundi bwoko bwo gukora ikijanye n'imyidagaduro nkamwe bakiri batoya wumvishe ntuza bari kubivugaho iby'imipira akavuga ati buriya siporo ni ikintu gihuzaga abantu kugira ngo abantu bazapfe gutandukana kuri abantu bazaga bagacama abana amacakubiri bahuriye mu gapira naho bipfaga kubaho abantu bapfuye barihuse batarebye imigendereze indege cyo nuko indege nyine ubwo ni umugani nyine bajaga baraca ubwo no kumunyasi babaraje ati Nyirabutarure rero ati tushigomba kujaja ati turakora siporo ati mu mudugudu ati mu gitondo ati tukiruka icyo rero siye Nyirabutarure naga marenge n'indebo nawe ujaga kumura amazi k'amatonde k'amasoda amazi natwana inyuma turi kugukurikira isi wambona ndi gutanga
naho sinakwiruka mwirukire Togotogo. Reka reka ntari ugutagataga. rero udupajama tugarukiye umugomba Utwo rero. nizi mbabari Reka. Boje. Uratwambaraga turiya ukaba umeze nk'umuntu wikonsante. none sinanje Nawe nyine. naravuze ntisikora neza abantu bakiri batoya Reka reka reka. cyangwa se wenda igitsina Nyirabutaro. niyo yaba Dore ashaje, uko ariko- utangiye kujura agenda uca. Bakavuga bati noneho tuguhaye uburenganzira isagagure mu bya siporo nawe widagadura. Bakamukanga se n'iminsi ngayo bari banyanditse bya bindi rero by'imboga zibonaga abantu ubu zisigaye zirabona abakecuru ndavuga ni munsi bye reka ntisinjya kujya niyamamaza yigoda Nyirabutaro. muri kaburimbo nsabi koko nyirabakwe nyirabakazana yacaki mu gitondo arebye mbona reka nimbeho yantsinda mu muhanda Ngewe yagutsinda mu muhanda zuzizi. none ko bazindukaga ijoro Reka ta. agugiye kugahanda mba rero fataga amafaranga nanje ndi kweseya ni business ngiye kweseya agakuye umupira se si ugukodesha se ngukodesha wari uncengahe nari guciye bitatu ubwo musigaye 2500 ejo nzagaguha ejo cyangwa weho byihore amafaranga agabonetse agandi ndarara nyabonye nta kibazo rwose akira dushiraho umukono ku masezerano umugabo arindagira ijambo rye oya humura ariko mwene irabari nzima washotaho cyaba rero ninjege uko sha uko aha